Yes, Rwanda, murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Uyu munsi tugiye turaganira ku ngingo ikomeje guteza impaka mu baturage benshi, cyane cyane mu bakunzi ba cryptocurrency. Ese Pi Network ishobora kuzarusha agaciro Bitcoin? Nibyo abantu bakomeje kuba bibaza hirya no hino kuri interinete ndetse no kuri social media zitandukanye. Abantu bakomeje kuvuga yuko Pi Network ifite agaciro ko hejuru kandi ishobora kuzarusha Bitcoin agaciro gahambaye cyane. Aba Bitcoin nabo rero bakaza bavuga ati ntabwo byashoboka cyane, kubera yuko Bitcoin niyo crypto ikomeye cyane cyangwa se ihambaye, iri ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'isi. Ntabwo byabaho rero. Mugiye kubana muri kino kiganiro, twe tugiye gushira impaka muri kino kiganiro. Uraza gusobanukirwa neza, uraza kumva neza itandukaniro ry'izi crypto, yaba Pi cyangwa se Bitcoin. Uraza gusobanukirwa neza. Njyewe rero mugiye kubana nitwa Omar Gasigwa Emmanuel, ndabashimira cyane, muhawe ikaze. Ikaze ni kuri Yes TV Rwanda, ni umuyoboro wagenewe kuganira ku bintu bifite ireme, cyane cyane muri tekinoloji, crypto n'ibitekerezo byubaka. Intego zacu ni ukwigisha no gusobanurira abantu ibintu mu buryo bworoshye kandi bufatika. Bitcoin na Pi Network ubundi bitandukanye hehe? Bitcoin na Pi Network ntibihuza kandi biranatandukanye cyane. Aha rero tukaturebere hamwe ubundi Bitcoin yatangijwe mu mwaka wa 2009. Bitcoin ni iya mbere mu rwego rwa crypto kandi irazwi cyane ku gaciro kayo k'ikirenga ku isoko, rikoreshwa nka zahabu yo kuri murandasi. Ikaba ifite agaciro gakomeye cyane murandasi, kandi irafite umubare ntarengwa wa Bitcoin akaba ari miliyari 21. Icyo bivuze kubera security, Bitcoin ifite agaciro gakomeje kuzamuka mu buryo burambye. Ikigereranyo ni nk'uko zahabu ifite agaciro kadasimburwa, kubera ikaba ifite agaciro nk'aka zahabu, kandi zahabu turabizi ko ariyo cyangwa se ari ryo buye rifite agaciro gakomeye hano ku isi. Reka rero tube twarebera hamwe na Pi Network, nyuma turaza gusobanukirwa neza. Hano wenda ushobora kuba utari kubyumva, ariko twagira ngo tubanze dusobanure kuri buri kimwe, nyuma turaza kurebera hamwe igifite agaciro ni ikihe, ese kizakomeza gukompeta cyangwa se kizakomeza gufata umwanya ku isoko mpuzamahanga ni iyihe. Pi Network ni crypto nshya itarajya ku isoko, kandi ubu iracyari mu giciro cyo gucukurwa, mining, ibyo twita nka mining ku matelefoni ngendanwa. Nubwo ifite ubushobozi bwo kugera kuri benshi kubera uburyo bworoshye bwo kuyicukura, nta gaciro kayo kazwi kuko itarashyirwa ku masoko mpuzamahanga. Ahangaha rero icyo twavuga ni uko Pi Network, ntihazagire umuntu ukubeshya yuko ifite agaciro. Ntabwo irashyirwa, ntabwo irahabwa agaciro. Mbese ku isoko mpuzamahanga Pi Network nta gaciro iragira. Ibi biracyari guprocessingwa. Ibi bikaba bizwi na timu izarocinga ino Pi, ikaba yagena agaciro kayo.
icyo bivuze rero haracyari gushidikanywa ku gaciro kayo ka nyuma no ku buryo izahangana na Bitcoin mu gihe kiri imbere. Aha ni ukuvuga ngo ntabwo birasobanuka neza niba Bitcoin nyuma yo ku buryo ntabwo birasobanuka ko agaciro kayo nyuma yo kwihangana na Bitcoin mu gihe kiri imbere, niba koko se ishobora kuzayirusha cyangwa se ishobora kuzaba ifite agaciro nk'aka Bitcoin. Ibyo rero ukwiye kuba wamenya, Bitcoin yashingiye ku rwego rwo hejuru rw'ikoranabuhanga rya blockchain, igira ubuhamya bw'umutekano n'ubwigenge mu ikoreshwa. Naho Pi Network nubwo igaragaza icyerekezo cyiza cyo kuba cryptocurrency ikoreshwa cyane, ntabwo iragira agaciro kazwi cyangwa ibikorwa bifatika bihamye ku isoko. Ibi bikaba ari byo biri kumya bigutera urujijo. Aha ikigereranyo rero, cy'ingero, reka turebere hamwe ingero hano byibuza duhereye kuri Bitcoin. Reba Bitcoin nk'umushinga wubatswe ku musingi ukomeye ufite imyaka irenga wubatswe ku musingi ukomeye ufite imyaka irenga 15, ugeragezwa kandi urangwa n'ubwizerwe. Naho Pi Network watekereza nk'ubutaka bushya, Pi Network wayitekereza nk'ubutaka bushya butarimwa, burimo amahirwe, ariko kugera ku byiza byawo bisaba igihe n'akazi gakomeye cyane. Impamvu y'imyemerere itandukanye. Aha niho tugiye kurebera hamwe icyo abantu babivugaho. Imyemerere ya buri umwe wese, yaba ukoresha Pi Network ndetse n'ukoresha Bitcoin. Reka turebe icyo aba Pi Network babivugaho. Abakunzi ba Pi Network bavuga ko ishobora gutanga agaciro ku bantu benshi kubera uburyo bworoshye bwo kwicukura no kuyikoresha. Naho abakunzi ba Bitcoin bagaruka bati agaciro ka Bitcoin karakomera kubera kwemererwa ku rwego rw'isi. Kuko impamvu bashingiraho ni uko Bitcoin yemewe ku rwego rw'isi kandi ikaba ikoreshwa n'abantu benshi cyane. Ibi rero bikaba ari byo bituma bivuga yuko bisobanuye ko Bitcoin ariyo ikomeje kugira agaciro gakomeye cyane. Hano rero tugiye kurebera hamwe icyo ushobora gukora nk'umushoramari cyangwa umushakashatsi muri crypto. Icyo wowe ugomba gukora niba witegura gushora imari, yaba muri Bitcoin cyangwa se muri Pi Network, cyangwa se ushaka kuba umushakashatsi muri crypto. Icyo twakubwira rero ni uko wakomeza kugenzura amakuru y'amasoko yose, yaba ku ruhande rwa cryptocurrency, rwa Bitcoin ndetse na Pi Network. Ikindi, ntugatware umutungo wawe wose mu mushinga umwe, shora bike muri buri mushinga ubona ufite ubushobozi. Naho ikindi twakubwira ni uko wakirinda impuha ushingiye ku bimenyetso bifatika no ku ngamba z'isoko. Hano nyine icyo twavuga, jya wirinda impuha ushingire ku bimenyetso bifatika no ku ngamba z'isoko.
Mu gusoza rero reka tubasobanurire neza, Bitcoin na Pi Network biratandukanye cyane. Pi Network ifite icyerekezo cyo kuba ifatika, ariko ntituramenya niba izagera ku rwego rwa Bitcoin. Icy'ingenzi ni ukumenya aho ushyira umutungo wawe, ukirinda kwiruka inyuma y'imishinga idafite ibimenyetso bihamye. Ahangaha rero abwirwa benshi akumva beneyo. Ndizera ko kandi ubwira uwumva atavunika. Ahangaha wabashije kuba wasobanukirwa ikiba gifite agaciro, yaba kuri Bitcoin ndetse na Pi Network. Ushaka gushora imari rero, ndizera ko wumvishe neza kandi wasobanukiwe neza aho ugomba gushora imari, kandi n'abantu bakomeje kuvuga yuko Pi Network irusha agaciro Bitcoin, abo bari kuvuga ibyo batazi, ntabwo makuru bafite, ntabwo bisobanukiwe neza. Pi Network icyo ugomba kumenya nuko kugeza ubu nta gaciro iragira, ariko Bitcoin turabizi ubu ngubu bigeze ku bihumbi 95 by'idolari ry'Amerika. Dushatse kuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo urabona ko ifite agaciro gakomeye cyane. Mu minsi yashize duheruka yari ku bihumbi 100 by'idolari, ariko Pi Network ntabwo turamenya ngo ibyayo bimeze bite. Se ku isoko mpuzamahanga izaza ifite agaciro gakomeye karuta ka Pi Network, ariko amashira kinyoma cyangwa se no kumara impaka nuko kugeza ubu Bitcoin ariyo iyoboye isi muri cryptocurrency, kandi nta n'icyizere dufite cy'uko Pi Network ishobora kuzarusha Bitcoin amafaranga menshi cyane. Reka tubitege amaso rero turebe, ariko amakuru dufite uyu munsi, data dufite uyu munsi ni uko Bitcoin ariyo mwami uganje, ariyo iyoboye cyane, ko na Donald Trump akimara kujya kwiyamamaza yavuze yuko naramuka atowe Bitcoin azayizamura cyane mu gaciro, kandi ni nako byanagenze, yarazamutse igera ku madolari 100,000. Dusoza rero reka tubashimire, mukomeze mudushyigikire kuri Yes TV Rwanda. Hano niho hantu dukomeza kubagezaho amakuru yizewe kandi asobanutse, ntitubashukisha amagambo, ahubwo tubashakira inyungu zanyu. Murakoze cyane kandi murisanga kuri Yes TV Rwanda. Mwibutsa nyamuneka, niba ino video ubona yagufashije, ukabona hari amakuru iguhaye, ukabona ushize amatsiko ku byo utarusobanukiwe, nyamuneka ni byiza yuko ukanda subscribe, ukabona n'izindi video nyinshi cyane, kuko twebwe ntabwo tuje kubashukisha amajwi cyangwa se amashusho. Twebwe icyo tugamije ni ukubagezaho ubutumwa bwiza kandi bwizewe, kandi ibintu biriyo ibintu bikora. Ntabwo twebwe duhimba inkuru, natwe tuba twashakishije amakuru hanyuma tukayabagezaho. Iyi video rero tuyikoze nyuma yo kujya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu bari mu maka bavuga yuko Bitcoin ishobora kuba ifite agaciro kanini cyane, abandi Pi Network niza izaza iyikubye, hari n'abavuze yuko izaza ikubye inshuro niba ari 3 niba ari zingahe Ethereum, ariko ibyo twese ntabyo tuzi. Gusa icyo ikiriho nuko Bitcoin ariyo iyoboye cryptocurrency zose ziri ku isi. Ndabashimiye rero, niba uri mushyashya ibuka gukanda subscribe, ukande like, ukore no kunzogera kugira ngo ubutumwa bwose cyangwa se video zose tunyuzaho zizajye zikugeraho. Nyamuneka niba ubona ino video iri seriye, ubona hari ikintu igufashije, ni ingenzi cyane ukanda subscribe kandi
nubona ko hari undi muntu ukeneye amakuru nk'aya ngaya, ni byiza yuko umusharinga ino video nawe akiyumvira amakuru akareka kugendera ku gihuha cy'abandi. Ibi rero bizagufasha iki? Bizagufasha kumenya amakuru nyayo, umenye n'uruhande uhagararamo. Niba uri n'umushoramari cyangwa se ushaka gukora ubushakashatsi, ino video izagufasha cyane gusobanukirwa neza igifite agaciro uyu munsi. Imana ibahe umugisha, ndashoje. Ciao ciao, tubane muri video zitaha. Niba hari igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyangwa se inyunganizi, gushima, kugaya, kunenga, byose turabikunda. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. twubaka hazaza ikoranabuhanga rikure mu bwigunge, KCV zabana nawe.